Inkuru y'akababaro ikomeje kuvugwa cyane ni inkuru y'umunyamakuru Celestin Ntawuyirusha amaboko witabye Imana mu ijoro ryo ku ya 14 Mata 2022 aho yaguye mu bitaro bya Kibagabaga. Reka tubanze turebe zimwe mu nkuru yagiye akora zigakora benshi ku mutima. Birya Nyamirambo kugira ngo mpingize ndebe koko mezire niba zuzuye, niba ari imwe na santimetero 50, ariko ndi murebye ntabwo zuzuye kuko murabona ko nteri namwe hava mumva yacukuwe. Mwirimbi rya Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge, ndi Celestin Ntawuyirusha amaboko. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu agenda hagaragara ikibazo cy'amanetiwake cyangwa se cya rezo nke. Ibi bisaba ko kugira ngo ufatishe umuntu kuri telefone bigorana, kugira ngo hamwe namwe ufatishe byaba bibabaje kubona umuntu acyurira igiti kugira ngo ikibazo cya rezo cyangwa se cya network gikemuke. Mu bice hani mwirimbi rya Kinini, izi ni ihene mubona ziragiwe muri ririmbi, ntabwo ari mushumba, ahubwo ndageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru. Ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri ririmbi niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera. Mwirimbi rya Kinini ni mu karere ka Muhanga, ni mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Celestin Ntawuyirusha amaboko, BTN TV. Ntabwo ndi mu mutambagiro muri ririmbi rya Nyamirambo, ahubwo ni ukuva kureba cyangwa se kuverifya kureba niba koko izi standard cyangwa se mezire zivugwa zo kugira ngo aho umuntu ashyingurwa habe hujuje ibipimo bya ngombwa. Ariyo mpamvu twanyarukiye muri ririmbi rya Nyamirambo kugira ngo mpingize ndebe koko mezire niba zuzuye, niba ari imwe na santimetero 50, ariko ndi murebye ntabwo zuzuye kuko murabona ko nteri namwe. Bamwe rero mu banyamakuru n'ibitangazamakuru bagaragaje agahinda n'umubabaro batewe n'urupfu rwa Celestin Ntawuyirusha amaboko. Reka duhere ku butumwa bwa Biseruka Audirikarimu ukorera kuri BTN. Ubutumwa yatushije kuri stat ya WhatsApp yagize ati rest in peace muvandimwe Celestin Ntawuyirusha amaboko. Gusa udusigiye icyo gikomeye mu itangazamakuru, ariko by'umwihariko kuri BTN, kuko ntituzabagirwa umusanzu wawe n'ubufatanye mu kwizamura ku rwego tugezeho uyu munsi. Hanyuma Ndahiro Valence Papi wakoranaga ibiganiro bitandukanye na Celestin harimo ibivugwa mu cyumweru, yagize ati kwakira ko utakiri mu isi y'abazima birangoye cyane, gusa nta ntwari ipfa, ndabizi neza, ruhukira mu mahoro muvandimwe. Hari ijambo ry'Imana rijya ribivuga, isomye muri mwene Sirake 3:18, oya riryo rivuga neza. Arabandi bavuga Bibiliya ukajya ryanditse imirongo ugiye gucyurira none nta nyiro zirimo. Uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi, maze uzagira ubutoni imbere y'Imana. Iri jambo mpamvu ryanyubatse tuba ibaza izo mpfu tuvuze none. Niba upfuye yari ufite umutima mubi, ubwo rero ubwo nta nijoro. Aravuga ngo uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi, maze uzagira ubutoni imbere y'Imana. Iyi mpamvu bivuze Papi Mukanya avuze ko tuza kuganiraho, agaruka ku by'amakoperative. Ni inkuru yashegeshe benshi n'abanyamakuru banyuze kuri Twitter, nabo bakomeza kandi kugenda bavuga bati ruhukira mu mahoro Celestin. Harimo BTN yakoreraga ati inkuru y'akababaro, turi n'umubabaro mwinshi wo kubamenyesha ko umunyamakuru wacu Celestin Ntawuyirusha amaboko yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo ku ya 14 Mata 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Imana imuheruko ridashira kandi ikomeze yabasigaye. Robert Cyubahiro Makena ukorera kuri Radio y'u Rwanda ati mu baripota beza nagize amahirwe yo kumenya uyu ntakiri muri uyu mubiri. Abayobozi cyane mu nzego z'ibanze baramutinye, abaturage ariko baramwemera. Rest in peace man, uhoraho ahimigisha ibikorwa by'amaboko yawe. Aho Radio na TV10 ati ndi umunyamakuru wari ukomeye mu Rwanda yitabye Imana. Ni nyuma y'icyumweru kimwe umunyamakuru Herman Ndayisaba wakoreraga RBA yitabye Imana. Undi munyamakuru Celestin Ntawuyirusha amaboko wakoreraga BTN nawe yitabye Imana azize uburwayi. Clarisse Uwimana ukorera BNBFM Mwezi ati umunyamakuru Celestin Ntawuyirusha amaboko yitabye Imana. Ni umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo City Radio, BTN TV, Radio and TV1. Yo Imana ikwakire sere. Ese ko abantu bari gutaha cyane koko.
Mugabo Jerome akorera kuri Radio TV10 ati itangazamakuru ry'u Rwanda ribuze umunyamakuru ufite umwihariko wasembuye abandi bake bakurikije imigenzo ye mu gutangaza amakuru. Celestin Ntawirusha amaboko, Imana imwakire mu bayo. Kalisa nawe agaragaza akavideo k'uburyo yakoraga inkuru ndetse ati ntabwo ndi mu mutambagiro, ni inkuru yakoreye mu irimbi. Hanyuma Twahirwa Alphonse umunyamakuru wa Flash FM ati inkuru ibabaje, umwe muri bagenzi bacu Ntawirusha amaboko Celestin, Imana iramuhamagaye tuzamukumbura. Uburyo bwawe watangazagamo inkuru, sabiye umuryango wawe gukomera, ndetse na BTN TV Rwanda n'abanyamakuru bose muri rusange. Rest in peace Ntawirusha amaboko. Ikinyamakuru Igihe ati umunyamakuru Celestin Ntawirusha amaboko yitabye Imana azize mu ijoro ryo ku ya 14 Mata 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Hanyuma undi witwa Nyirisho Marite ati ejo bundi yari Herman Ndayisaba wigendeye, none na Celestin Ntawirusha amaboko arigendeye. Rest in peace dear fellow senior reporters. Niwe mwiza ni marakorera Ketiredi ati ruhukira amahoro Celestin Ntawirusha amaboko. N'abandi benshi cyane barimo Mico Myiza Jean Baptiste ukorera VOA ati Celestin Ntawirusha amaboko, rest in peace. Wari wihariye kuko ari inkuru mu kazi nk'ijisho ry'umuturage. Kayishema Tititsieri ukorera televiziyo y'igihugu ati ruhukira amahoro Celestin Ntawirusha amaboko. Umuryango wawe n'umuryango wa BTN mukomeze kwihangana. BNDFM Umwezi ati umunyamakuru Celestin Ntawirusha amaboko benshi bamenye mu nkuru zivugira abaturage yitabye Imana azize uburwayi mu bukangurambaga ku ihohotera rikorerwa abangavu. Muri 2020 Celestin yanashinze ikipe y'umupira w'amaguru Intwari FC yakoze kuri City Radio, Radio TV1, BTN n'ahandi. Karera Kakayihura ati rest in eternal peace brother Celestin Ntawirusha amaboko, tuzaho twibuka mu kazi kawe wakoze. N'abandi benshi cyane bagaragaje akababaro k'uyu munyamakuru Celestin Ntawirusha amaboko. Amakuru ikinyamakuru Igihe gikesha umwe mu banyamakuru bakoranaga kuri BTN nuko Ntawirusha amaboko yitabye Imana nyuma y'igihe gito yari amaze kwa muganga aho yari yagiye kwivuriza. Uyu munyamakuru yavuze ko nabo batunguwe bikomeye n'urupfu rwa Ntawirusha amaboko waruherutse gukira uburwayi bwamuzahaje mu gihe cyashize. Umunyamakuru yagize ati hari haciye umunsi umwe hatambutse inkuru ye ya nyuma yo ku ya 13 Mata 2022. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo namenye ko arembye cyane, ariko sinyumvishaga ko yahita yitaba Imana rwose. Urupfu rw'uyu munyamakuru rwamenyekanye mu ijoro ryo ku wa kane. Ubutumwa bwinshi buri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo WhatsApp ndetse kuri Twitter na YouTube. Birerekana ko itangazamakuru ry'u Rwanda ribuze umuntu w'ingirakamaro. Akaba yari umwe rero mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu gutara no gutangaza inkuru ziganjemo izivugira abaturage, iz'ibintu bidasanzwe byabaga mu duce tunyuranye, ariko agakundirwa ijwi rye by'umwihariko we n'uburyo akurikiranya amagambo mu kubara inkuru. Ni umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo City Radio, BTN TV, Radio na TV1. Muri 2020 Ntawirusha amaboko yatangije n'ikipe y'umupira w'amaguru Intwari FC. Ni ikipe yari igamije kumufasha mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu. Ngamvuga ni Imana imwakire mu bayo.